RAB ni ikigo gishamikiye kuri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi cyashinzwe mu mwaka wa 2010 gihurizwamo ibindi bigo bitatu ari byo IZAR, RARDA na RADA. Yahawe inshingano nyinshi zose zigamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere binyuze mu bushakashatsi, kwagura ubutaka buhingwa, guhugura abahinzi n'aborozi ku ikoranabuhanga rigezweho byabafasha kuva mu buhinzi ngandurarugo bagakora ubuhinzi bw'umwuga butuma bongera umusaruro ukenewe ku isoko. Hari hamaze kugaragara imihindagurikire y'ikirere ibangamiye cyane abahinzi n'aborozi mu bikorwa byabo. Isuri n'imyuzure bikabatwarira imyaka idatwaye n'amazi ikumishwa n'izuba. RAB ikangurira abahinzi kurwanya isuri bakoresheje amaterasi y'indinganire ndetse n'ibiti bitangiza imyaka. Ifite gahunda ikomeye kandi yo kubafasha kuvomerera haba mu bishanga cyangwa umusozi kugira ngo birinde abahinzi amapfa. Ishyira ibikorwa remezo mu bishanga nk'ingomero n'imiyoboro ikwirakwiza amazi mu mirima. Imusozi igafasha abahinzi kuhira hakoreshejwe imashini, ibitembo cyangwa imipira inyuramo amazi n'ibindi bikoresho binyuranye. Ibi byarakozwe mu bishanga byinshi nka Kamonyi, Rugiramigozi, Busogwe, Nyanza, Huye n'ahandi mu majyepfo. Birakorwa Rurambi, Ngoma 22, Kagitumba, Muvumba, Nasho n'ahandi mu burasirazuba. Birakorwa Karongi, Bugarama n'ahandi mu burengerazuba, tutibagiye mu majyaruguru ndetse n'akaje vuba mu mujyi wa Kigali. Birazwi ko imashini mu buhinzi zihutisha akazi, haba mu guhinga, gutera, gusarura, gutunganya umusaruro n'ibindi. RAB ifasha abazikeneye iborohereza kuzigura, haba izi mashini zihinga cyangwa izivomera. Abahinzi bazigura kuri nkunganire, bisobanura ko leta hari amafaranga yishyurira abahinzi. Ubu zirakoreshwa Kagitumba, Matimba, Muvumba, Nasho n'ahandi. Iri koranabuhanga rikurikirwa n'amahugurwa ahabwa abahinzi mu kubungabunga no gukoresha neza ibikorwa remezo n'ibikoresho, byaba imashini zihinga cyangwa ibikoresho byo kuvomerera. RAB kandi ifasha kurwanya imirire mibi, yereka abantu ko bahinga mu turima tw'igikoni bakabona umusaruro ushimishije w'imboga. Uko watunganya ubutaka kose, uko wavomerera kose, uko wahingisha imashini kose, udakoresha imbuto nziza z'indobanure, umusaruro ntiwakiyongera. RAB ifasha abahinzi kuzibona ibinyujije mu bigo byayo by'ubushakashatsi biri hirya no hino mu gihugu. Twavuga nka Rubona mu majyepfo, Karama mu Bugesera, Mirama na Cyabayaga ya Nyagatare, Rwerere mu majyaruguru n'ahandi. Hari izikorerwa mu byumba by'ubushakashatsi bizwi ku izina rya laboratoire. Hari n'izituburirwa mu murima ndetse na ba rwiyemezamirimo bakabigiramo uruhare. Ubu usanga hirya no hino hari abatubuzi babigize umwuga ku bufatanye na RAB. Ubu buryo bukoreshwa cyane mu butubuzi bw'ibirayi, ibigori, ibijumba, ubwatsi bw'amatungo n'ibindi. RAB ntiyagera ku ntego zayo abahinzi batabigizemo uruhare rukomeye. Niyo mpamvu ibashishikariza kujya mu makoperative, ikabahugurira abafashamyumvire, babahora hafi baberekera mu ikoranabuhanga n'ubundi bumenyi bukoreshwa mu buhinzi. Inategura ingendo shuri zikorerwa mu mirima y'icyitegererezo y'ibihingwa bimwe na bimwe nk'umuceri, ibirayi, urutoki, imyumbati, ibigori, inyanya, soya, ubwatsi butandukanye bw'amatungo n'ibindi. Hari abatura mu mujyi cyangwa mu nkengero bakumva ko batakora ubuhinzi. RAB ihugura kandi ikagira inama abanyamujyi guhinga imbuto n'imboga.
ibikorwa remezo n'ibindi bikoresho byo mu buhinzi nk'imashini zihinga cyangwa izivomerera n'ibyabagirira akamaro neza badahurije ubutaka hamwe ngo bube bunini. Ibi binafasha kurwanyiriza hamwe ibyonnyi, bikanabohereza kandi kugezwaho n'ibindi bikenewe nk'ifumbire. Hari n'ubundi buhinzi butari bumenyerewe ariko burimo kugenda butanga umusaruro ugaragara. RAB ku bufatanye n'Abashinwa ikorera abahinzi imigina y'ibihumyo ku giciro gito cyane. RAB n'Abashinwa kandi bahuriye no ku mushinga wo gutunganya ubudodo buturuka ku magweja bugakorwamo imyenda, uburingiti n'ibindi. Gusarura byinshi kandi byiza bisaba n'ubushobozi bwo kubihunika neza ku buryo bitangirika. RAB ifasha abahinzi bibumbiye mu makoperative ibahugura mu gufata neza umusaruro wabo kugira ngo ugumane ubuziranenge, itibagiwe no kubashakira amasoko yizewe. Ku byerekeye ubworozi nabwo, RAB itanga inama ku borozi ku buryo bakongera umusaruro. Ku borozi b'inka zikamwa, RAB binyujije mu bigo byayo bikorerwamo ubushakashatsi nka Mirama, Karama n'ahandi, ibashakira amoko atandukanye y'ubwatsi inka zirya zikongera umukamo. Ubwo bwatsi birimo ubuteye nk'ibinyamusogwe, ibinyampeke cyangwa ibyatsi byimeza. Ibashakira imbuto zigahabwa aborozi bazikeneye. Usanga ibyo byatsi bidakangwa n'izuba ku buryo bihora bitoshye niyo haba ku mpeshyi. Bigishwa n'uburyo bashobora kubuhunika bukamara igihe, amatungo akazaburya butangiritse. Umukamo mwinshi ujyana n'isuku. Kugira ngo amata ahorane ubuziranenge, nta handi hantu yabukura atanyuze ku makusanyirizo. Aha ngaha naho RAB n'abafatanyabikorwa bayo bubakiye aborozi b'inka bibumbiye mu makoperative amakusanyirizo, ndetse amenshi ahinduka amakaragiro, aho usanga hatunganyirizwa amata n'ibiyakomokaho, ari nako ihugura abakozi bayakoramo ndetse n'aborozi. Ntiwakishimira umukamo mwiza kandi n'ibikomoka ku mata iruhande hari abarwaye ubworo. Gahunda ya Gira inka yatangiye mu 2006 igatangizwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nicyo yaje gukemura. Yagabanyije ubukene, abo yagezeho babasha kwiyubakira amazu meza, babona ifumbire, bakira imirire mibi, ndetse ibiba urukundo hagati y'abagabirana. Iyi gahunda nayo ishyirwa mu bikorwa na RAB, ihugura abahawe izo nka ku buryo bwo kuzitaho kandi igakurikira umunsi ku munsi ubuzima bwazo, ari nako ishishikariza abishoboye gutera inkunga iyi gahunda. Nk'uko twabivuze haruguru, RAB niyihanganira imirire mibi, ntibicisha ku turima tw'igikoni gusa, ahubwo ifite gahunda y'inkongoro ku mwana ihuriyeho na za minisiteri zinyuranye, yatangiye mu mwaka wa 2010, aho abagenerwabikorwa bayo bahabwa mililitiro 500 z'amata inshuro 2 mu cyumweru. Aborozi b'inzuki bazwi ku izina ry'abavumvu bakorana na RAB ku bufatanye na za minisiteri zitandukanye, yafashisha aborozi kongera umusaruro ndetse ikangurira n'abandi kubwitabira. Umubare w'abavumvu uva ku 30,000 urenga 83,000, ndetse bashakirwa n'isoko mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi n'ahandi. Dukenera kohereza cyangwa gutumiza hanze amatungo n'ibiyakomokaho. Aha ngaha naho RAB ifasha kumenya niba bikorwa neza, ntihabe hayerekanye indwara zakanduza andi matungo, yaba magufi cyangwa maremare, naho bibaye ikihutira kurwanya izo ndwara itanga imiti n'ubundi bufasha bwose bukenewe. U Rwanda ni igihugu cy'ibiyaga bigari n'imigezi kandi byinshi. Nubwo ibi byose bitarabyazwa umusaruro w'amafi uko bikwiye, kandi isoko ryari rinini cyane, RAB ifasha aborozi bafite ibyuzi kuko ifite ikigo cy'ubushakashatsi ku mafi giherereye Kigembe mu majyepfo, aho ifi zororerwa mu byuzi zikagaburirwa, bakamenya igihe cyazo cyo gutera amagi, bakaziyaka akajyanwa mu ituragiro
utwana tuvuyemo tugashyirwa mu byuzi byo kuturereramo mbere y'uko tujyanwa mu byuzi binini dukuriramo. Ushaka icyororo RAB iragitanga. Hari n'indi mishinga ikorana na RAB mu rwego rwo kubyaza umusaruro w'amafi, ibiyaga byacu nka Kivu, Muhazi n'ibindi. Byinshi mu byo twavuze haruguru ntibyagerwaho RAB idafite abahanga ndetse na laboratwari zikorerwamo ubushakashatsi. Ibi bifasha kubonera abahinzi n'aborozi imbuto nziza cyangwa icyororo cyiza, byose bishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, guhangana n'indwara cyangwa ibindi byonnyi bya hato na hato. Bibanda gushakira abahinzi imbuto zitarwaye zakorewe muri laboratwari hifashishijwe ikoranabuhanga rizwi nka culture in vitro, aho bafata agace gato k'igihingwa kadafite inenge bakakabyazamo imbuto ibihumbi n'ibihumbi hakoreshejwe imiti yabugenewe. Zihava zijyanwa mu mahema azwi nka greenhouse, aho zikurira kugeza zigeze igihe cyo guterwa mu mirima. Aha niho zimenyerera ubutaka kuko ahandi nta buba bwakoreshejwe. Iri koranabuhanga urisanga Rubona, Rubirizi ndetse na Rwerere. Bukoreshwa mu butubuzi bw'imbuto z'imyumbati, insina, ibigori, ibirayi n'ikawa. Bita kandi ku kuvura indwara z'ibihingwa bamaze kuzisuzuma muri laboratwari ibafasha kumenya agakoko kateye iyo ndwara. Ku matungo hifashishwa uburyo bwo kubangurira ubwoko bw'inzungu usanga ari bunini cyane ku bwoko bwa gakondo, bityo icyororo kibonetse uretse no kuba kinini kikaba gishobora gukurira mu karere kacu kitibasiwe n'indwara zaterwa no kutamenyera ikirere. Ku nka bakoresha inyambo babangurira ku mfizi z'inzungu nka Frisone, Jersey, Bleu Suisse n'izindi, bigatanga icyororo gitanga umukamo mwinshi. Iyo hadakoreshejwe imfizi hakoreshwa uburyo bwo gutera intanga zibikwa neza mu byuma byabugenewe. No ku nkoko bafata amasake ya Croiler babangurira ku nkoko nyarwanda bigatanga icyororo cy'inkoko nini kandi itera amagi menshi. Ku ihene bafata amasekurume ya boa cyangwa gala bakayabangurira ku ihene z'inyarwanda bigatanga icyororo gifite umubyimba munini, bityo bigatanga umusaruro mwiza w'inyama. Ibi bikorwa no ku ngurube, intama n'ibindi. Ku bahinzi b'ibinyamusogwe RAB ifite laboratwari itunganyirizamo inyongeramusaruro izwi nka rhizobium. Ifasha igihingwa cyane cyane soya gukurura umunyu ngugu uyifasha gukura neza uzwi nka azote. Ibi byose bikajyana no kubungabunga ibihingwa byacu bya gakondo nk'inkori usanga byacika biramutse bititaweho. Amakoperative atandukanye ndetse na ba rwiyemezamirimo bakurikiza inama n'amabwiriza ya RAB barimo gutera imbere mu buryo bufatika. Ibi bikavanaho icyari kimenyerewe mu mitwe ya benshi ko ubuhinzi n'ubworozi ari umwuga ukorwa n'uwabuze ikindi akora. Iyo bikozwe kinyamwuga biba inzira y'ubusamo y'ubukire. Nitubwitabire rero, RAB yiteguye kuduha ubufasha cyangwa serivisi zose dukeneye.